Tubanje kubasuhuza mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi, kandi turashimira abantu badukoreye subscribe, abantu baduhaye share, abantu baduha comment, abantu mudukurikira, abantu mushyira mu bwitange kugira ngo tugere aho tugeze. Imana ibahe umugisha kandi mbashije no kwihanganisha abafite ibibazo, abarwayi, abari mu byago. Nukuri abo ngabo nabo Imana ibagirire neza kandi ibashe kubihanganisha, ibahe gukomera, ibahe gushikama. Kandi ndashimira abantu bari mu bihugu byo hanze badukurikira, nabo Imana ibahe umugisha, kuko mbona kugira ngo umuntu abone umwanya akurikirane ibi biganiro bisaba kwitanga. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana, tugiye kuririmba n'indirimbo kugira ngo tubashe kugira aho tuva n'aho tujya. Ariko reka tubanze dusenge Imana. Mana, turagushimye abanye natwe, kandi Uwiteka twabaye kubw'ijambo ryawe. Wavuze ngo tubeho, wera wa isoni tubaho. Si uko twari beza, si uko twari dutunganye, ahubwo ni kubw'ubuntu bwawe. Twongeye kuramuka rero, niyo mpamvu tugushimye. Tuzi neza ko hari abisasiye igitaka ndetse biyorosha ikindi, si uko tubarusha ubwiza, ahubwo ni ubuntu bwawe. Tugiye kugana ikiganiro, bane nawe kandi tugire neza mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ariko tutaragana kuri iryo jambo, turaganira no ku bintu bitatu. Ikintu wakora, ibintu bitatu. Icya mbere ni ukureba ikijyanye no kumenywa. Kumenywa ni iki? Ese kumenywa waba uzwi mu biki? Kumenywa n'Imana bitandukaniye hehe no kumenywa n'abantu? Imana itugirire neza. Ese nyine wowe iyo ugenda, iyo ureba, ubona kumenywa n'Imana bifite uwuhe mumaro ukomeye kuruta uko wamenywa n'abantu? Ese ni iyihe nyungu yo kumenywa n'Imana cyane? Ni niyihe nyungu yo kumenywa n'abantu cyane? Ibyo ni ibintu bigiye bihabanye kandi bitandukanye, kandi ibyo ni ibintu bigaragarira amaso y'abantu. Imana itugirire neza. Tugiye kuririmba uyu muririmbyi ngo uduhe umwuka wawe Mana yera. Uduhe umwuka wawe Mana yera, uko wamuherereje abakera. Ucana umuriro wawe muri twe, nidukomeze kubaka zuyazi. Uduhe umwuka wawe Mana yera, uko wabigenje kuri wa munsi intumwa Petero ubwo yigishiriza mu nzu ya Koruneliyo. Uduhe umwuka wawe Mana yera, uduhe Patikote yacu none, abanyabyaha ibihumbi bakizwe, ijambo ryawe ribashe kogera. Uduhe umwuka wawe Mana yera, uturamburira amaboko yawe, ukora ibitangaza byawe Mana, ndetse abarwayi nabo wubakize. Abasinziriye urabakanguye, cyane cyane abarushye mu rugendo. Nkamudusange nk'uko kuri wa munsi ubwo wuzuzaga abigishwa bawe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Umuririmbyi ari mu mwuka yaravuze ngo uduhe umwuka wawe Mana yera, nk'uko woherereje ngo abakera. Ucana umuriro wawe muri twe, nidukomeze kuba akazuyazi. Imana itugirire neza. Ni ukuri natwe tugira icyifuzo cy'uko Imana yaduha umwuka wayo. Ahari umwuka byose biba bihari. Ahari umwuka wera abasha kuganza ibyo kamera irarikira. Imana itugirire neza.
hano itera cya kabiri kiravuga ngo uduhe umwuka wawe Mana yera nk'uko wabigenje kuri wa munsi intumwa Petero ubwo yigishiriza mu nzu ya Koroneliyo. Imana itugire neza, Imana ibaho umugisha abifuza guhabwa umwuka wera w'Imana aho kugira ngo abashoboze. Gatatu baravuga ngo uduhe umwuka wawe wera Mana yera, uduhe Pantekote yacu none abanyabyaha ibihumbi bakizwe, ijambo ryawe ribashe kogera. Imana tugire neza. Intego dufite niyo kogeza ijambo ry'Imana ku batarizi, ku batararimenya kugira ngo barimenye kandi bashe kurimenya barimenyeshe n'abandi. Ntabwo turyogeza kugira ngo rigume aho ngaho, ahubwo turyogeza kugira ngo abantu batararimenya rimenyeshe abandi. Ese niki gituma umenya ijambo ry'Imana noneho ukumva ko ritakamamara, cyangwa se ijambo ry'Imana umaze kumenya ukumva ko utariganiriza abandi kugira ngo barimenye? Nigize nababwira ngo turareba ngo ese kumenywa n'Imana ndetse no kumenywa n'abantu ni izihe inyungu nyinshi ziri hehe? Kumenywa n'Imana no kumenywa n'abantu ni hehe hari inyungu? Ese niba uzwi mu biki? Uharanire kugira ngo ugire ahantu umenywa, ariko uharanire kumenywa n'Imana. Hari ukuntu ushobora kurwanira ngo bamenye ariko nyamara wenda ntibari bumukumenye mu byiza, bari bumukumenye mu bibi. Ibyo bibi rero baba bakumenyemo n'ubundi byanga byakunda naho wamenyekana ukamenyekana mu bibi n'undi nta mumaro. Ahubwo ibyiza ni uko wamenywa mu byiza cyangwa se mu bifitiye abandi bantu umumaro. Icyo gihe ibyo ngibyo bibasha kugira aho byandikwa. Naho kuba wabuzwi ukabuzwi mu bidafite shinge na rugero, ibyo ngibyo rwose ntabwo byaba ari byo. Abantu benshi muri iyi minsi bumva bamenyekana, ariko se ni iyihe nyungu iri mu kumenyekana ngo ube wamenywa n'abantu? Ese ni iyihe iri mu kuba wamenywa n'Imana? Umukobwa wo muri Swedish yararirimbye ngo yaririmba ngo ntashaka kumenyekana. Tubanje kubasuhuza mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi, kandi turashimira abantu badukoreye subscribe, abantu baduhaye share, abantu baduha comment, abantu mudukurikira, abantu mushyiramo ubwitange kugira ngo tugere aho tugeze. Imana ibahe umugisha kandi mbashije no kwihanganisha abafite ibibazo, abarwayi, abari mu byago. Ni ukuri abo ngabo nabo Imana ibagirire neza kandi ibashe kubihanganisha, ibahe gukomera, ibahe gushikama. Kandi ndashimira abantu bari mu bihugu byo hanze badukurikira nabo, Imana ibahe umugisha, kuko mbona kugira ngo umuntu abone umwanya akurikirane ibi biganiro bisaba kwitanga. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana, tugiye kuririmba n'indirimbo kugira ngo tubashe kugira aho tuva n'aho tujya. Ariko reka tubanze dusenge Imana. Mana, turagushimye wabanye natwe, kandi Uwiteka twabaye kubw'ijambo ryawe. Wavuze ngo tubeho, wera wa Isoni tubaho. Si uko twari beza, si uko twari dutunganye, ahubwo ni kubw'ubuntu bwawe. Twongeye kuramuka rero, niyo mpamvu tugushimye. Tuzi neza ko hari abisasiye igitaka ndetse biyorosha ikindi, si uko tubarusha ubwiza, ahubwo ni ubuntu bwawe. Tugiye kugana ikiganiro, bane nawe kandi tugire neza mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ariko tutaragana kuri iryo jambo, turaganira no ku bintu bitatu. Ikintu wakora, ibintu bitatu. Icya mbere ni ukureba ikijyanye no kumenywa. Kumenywa ni iki? Ese kumenywa waba uzwi mu biki? Kumenywa n'Imana bitandukaniye hehe no kumenywa n'abantu? Imana itugirire neza. Ese nyine wowe iyo ugenda, iyo ureba, ubona kumenywa n'Imana bifite uwuhe mumaro ukomeye kuruta uko wamenywa n'abantu? Ese ni iyihe nyungu yo kumenywa n'Imana cyane? Ni niyihe nyungu yo kumenywa n'abantu cyane? Ibyo ni ibintu bigiye bihabanye kandi bitandukanye,
kandi ibyo ni ibintu bigaragarira amaso y'abantu. Imana itugirire neza. Tugiye kuririmba uyu muririmbyi ngo uduhe umwuka wawe Mana yera. Uduhe umwuka wawe Mana yera, uko wamuherereje abakera, ucana umuriro wawe muri twe, nidukomeze kubaka zuyazi. Uduhe umwuka wawe Mana yera, uko wabigenje kuri wa munsi intumwa Petero ubwo yigishiriza mu nzu ya Koroneliyo. Uduhe umwuka wawe Mana yera, uduhe Patikote yacu none, abanyabyaha ibihumbi bakizwe, ijambo ryawe ribashe kugera. Uduhe umwuka wawe Mana yera, uturamburira amaboko yawe, ukora ibitangaza byawe Mana, ndetse abarwayi nabo wubakize, abasinziriye urabakanguye, cyane cyane abarushye mu rugendo, nkamudusange nk'uko kuri wa munsi ubwo wuzuzaga abigishwa bawe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Umuririmbyi ari mu mwuka yaravuze ngo uduhe umwuka wawe Mana yera, nk'uko wawoherereje ngo abakera, ucana umuriro wawe muri twe, nidukomeze kuba akazuyazi. Imana itugirire neza. Ni ukuri natwe tugira icyifuzo cy'uko Imana yaduha umwuka wayo. Ahari umwuka byose biba bihari, ahari umwuka wera abasha kuganza ibyo kamera irarikira. Imana itugirire neza. Hano itera cya kabiri kiravuga ngo uduhe umwuka wawe Mana yera, nk'uko wabigenje kuri wa munsi intumwa Petero ubwo yigishiriza mu nzu ya Koroneliyo. Imana itugire neza. Imana ibaho umugisha abifuza guhabwa umwuka wera w'Imana aho kugira ngo abashoboze. Gatatu baravuga ngo uduhe umwuka wawe wera Mana yera, uduhe Patikote yacu none, abanyabyaha ibihumbi bakizwe, ijambo ryawe ribashe kogera. Imana tugire neza. Intego dufite niyo kogeza ijambo ry'Imana ku batarizi, ku batararimenya, kugira ngo barimenye kandi bashe kurimenya, barimenyeshe n'abandi. Ntabwo turyogeza kugira ngo rigume aho ngaho, ahubwo turyogeza kugira ngo abantu batararimenya rimenyeshe abandi. Ese niki gituma umenya ijambo ry'Imana noneho ukumva ko ritakamamara, cyangwa se ijambo ry'Imana umaze kumenya ukumva ko utariganiriza abandi kugira ngo barimenye? Nigeze nababwira ngo turareba ngo ese kumenywa n'Imana ndetse no kumenywa n'abantu ni izihe inyungu nyinshi ziri hehe? Kumenywa n'Imana no kumenywa n'abantu ni hehe hari inyungu? Ese niba uzwi mu biki? Uharanire kugira ngo ugire ahantu umenywa, ariko uharanire kumenywa n'Imana. Hari ukuntu ushobora kurwanira ngo bamenye, ariko nyamara wenda ntibari bumukumenye mu byiza, bari bumukumenye mu bibi. Ibyo bibi rero baba bakumenyemo n'ubundi byanga byakunda naho wamenyekana, ukamenyekana mu bibi n'undi nta mumaro. Ahubwo ibyiza ni uko wamenywa mu byiza, cyangwa se mu bifitiye abandi bantu umumaro. Icyo gihe ibyo ngibyo bibasha kugira aho byandikwa. Naho kuba wabuzwi ukabuzwi mu bidafite shinge na rugero, ibyo ngibyo rwose ntabwo byaba ari byo. Abantu benshi muri iyi minsi bumva bamenyekana, ariko se ni iyihe nyungu iri mu kumenyekana ngo ube wamenywa n'abantu? Ese ni iyihe iri mu kuba wamenywa n'Imana? Umukobwa wo muri Swedish yararirimbye ngo aririmba ngo ntashaka kumenyekana. Umukobwa muri Swedish yararirimbye ngo ngiye misemo Yesu umutesha ibintu byose ngandutira
amafaranga nkandutira amasambu ngo Yesu ngo aranyuze. Ubwo rero uwo mukobwa muri Swedish hari impamvu yahisemo, hari naho yarimye ngo nashaka kumenyekana ngaho ngo icyo yifuza ngo ni Yesu umucunguzi wiwe. Niwe ashaka ko ari we wamumenya. Imana itugirire neza, Imana idufashe kandi Imana iduhe imbaraga. Buri muntu wese aharanire kumenyekana ariko yirinde kuba yamenywa n'abantu atazwi n'Imana. Icyambere uharanire kumenywa n'Imana. Imana yikumenye iyo ugize ibibazo ibigusangamo ikaguhumuriza. Iyo ufite ikibazo cyananiye abantu Imana iragishoboye. Iyo ugize ikibazo cyananiye famiye Imana iragishobora. Iyo ugize ikibazo cyananiye society Imana iragishobora. Ubwo rero nakubwira ngo uharanire kumenywa n'Imana, kuko umuntu we yakumenya nagira ikintu akumarira, umuntu ukomeye yakumenya nagira ikintu agufasha, ariko Imana yo iyo yakumenye ikumenyesha no mu batakuzi ndetse ikanabikora nk'Imana. Imana itugiriye neza. Niyo nama mbazaniye, muharanire kumenywa n'Imana mbere yuko mumenywa n'abantu, kandi ugira ishyaka ryo kumenywa n'Imana, kuko umuntu we yakumenya nagira ikintu aguha, umuntu yakumenya nagira ikintu agufasha, ahubwo akaba ari we wenda wo kukugirira nabi. Imana itugirire neza. Hano hari ijambo ry'Imana rijya rimfasha, riri mu gitabo cy'Abefeso, igice cyaho ni icya 6 umurongo waho wa 10. Haravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingiye igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro buyiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose, kandi nanjye munsabire mabwe kuvuga shize amanga uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza. Imana itugirire neza. Abahanga mu by'Imana bavuze ko iki gitabo cy'Abefeso gishobora kuba cyaranditswe na Pawulo yandikira Abefeso, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ukuntu tugomba gukweta inkweto, ngo ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe. Imana itugirire neza. Ibisigaye ngo mukomerere mu mbaraga z'umwami wacu. Pawulo yari ari kubwira Abefeso kugira ngo bamenye n'ibi ngibi nabyo babizingatire kandi babishyire ku nkingi z'imitima yabo kugira ngo bigira icyo bibafasha. Pawulo yarabonye ko hagiye kuza ibihe bikomeye kandi bigoye, abona ko kandi n'abantu n'ibyo dukirana nabyo umugani bitava amaraso, ahubwo ngo ari imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru ho mu kirere. Imana itugirire neza.
hari abazi ngo shitani ngo tumubonesha amaso. Shitani agenda mu muyaga, shitani kandi akorera, ashobora kugenda mu muyaga, ashobora gukorera mu bantu, ashobora gukora ibintu icyo ari cyo cyose. Shitani we akora mu kintu icyo ari cyo cyose yabona ko yabasha kukuboneramo, kandi ahakorera ahantu hose ashobora kukubona kugira ngo abe yagira gute, abe yagucumuza. Niyo mpamvu hari ijambo ryanditse ngo iyo abana b'Imana batanaga n'abashitani bazagushengerera. None se bazaga, wageze ngo bazaga uri kubabona ko bazaga mu muyaga. Imana itugire neza, ni ibintu biba tutabonesha amaso ariko bikabaho. Imana idufashe. Hano haba muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingiye igituza. Ngo mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingiye igituza. Imana itugirire neza. Umukwete inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro ubuyiteguza. Urumva ko ari kubabwira ko bagomba kwambara inkweto, bagakweta ubutumwa bwiza bw'amahoro. Kandi ikigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo. Kwizera tubonye ko ari ingabo. Ngo nibwo muzashobora guzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Tubonye ko ngo kwizera ni ingabo. Ngo kwizera tugomba no gutwara kwizera kugira ngo kube ingabo. Ngo niko tuzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Imyambi ni iyihe? Imyambi shitana turasa ni iyi ngiyi ishaka kutwizingiraho. Ugasanga umuntu yatukanye, ugasanga umuntu yarwanye, ugasanga umuntu mbese nari kwizera ko iby'Imana yamubwiye bizasohora, ugasanga umuntu ari kwizera yuko ijuru ririho. Icyambere cyo tubonye nuko tubonye ko kwizera ari ingabo tuzazimisha imyambi ya wa mubi. Imana itugirire neza. 17 katubwira ngo mwakira agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. Imana itugire neza. Tubonye ko inkota umuntu uri mu mwuka akoresha ni ijambo ry'Imana. Iyo udafite ijambo ry'Imana urakena, iyo udafite ijambo ry'Imana urasonza. Niba hari umurage ubaho mwiza kurusha indi yose ni ijambo ry'Imana, kuko ufite ijambo ry'Imana nta kintu ubasha gukena. Ufite Yesu umufite nk'uko waba ufite byose. Imana itugire neza. Iyo ufite ijambo ry'Imana muri wowe riragukomeza, ntago wiganyira, ntago wiheba uvuga ati busunda bigenza ne ubusubu bizasohora, ese ubu ngubu ngibi ndabyitwara mwone gute. Mbese ushobora guhagarara ubwo no muri make iyo ufite ijambo ry'Imana ubuzwi n'Imana bitandukanye no kubamywa n'abantu. Ubu ufite umwuka wera ukubwira muri wowe ukongorera ngo ariko nubwo bimeze gutya ejo bizakemuka, nubwo bibabaje ariko ejo bizahinduka, nubwo bigoye ariko ejo ntago bizaba bigoye. Imana itugirire neza. Umwuka wera araza akatunihira umumaro. Umwuka wera niwo kujya kutunihira iminiho imbere y'Imana, agasobanura isengesho twasenze twebwe byatunaniye kubisobanura. Agera imbere y'Imana akavuga atari kuyunguyu arifuza iki, arashaka iki, aho twabitondetse nabi we akabisobanura akabitondeka neza. Imana itugire neza. Mwuka wera ndakunyotewe, ngwino uture muri nge, unyigishe umpindure unyiyoborere, mubaye ibyanjye byose umbere uko ushaka. Mwuka wera twibanire. 18 musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira bera bose. Imana itugire neza. Hano dusomye ngo dusengeshe umwuka iteka, bihuza n'iriya ndirimbo ngo uduhe umwuka wawe wera Mana. Imana itugire neza. Nukuri ntago nari nzi uko iri jambo ryawe ni indirimbo gusa, nuko numvishe indirimbo iri kunzamo cyane, nkumva nayiririmba, nkumva nyine ibiri kumfasha nayifashisha abandi. Iri jambo naryo yego narisomye, ariko none nibwo mbonye neza ko harimo umwuka wera w'Imana kandi tugomba kuwusengesha iteka. Buri wese yifuze gusengesha umwuka wera, gusengesha umwuka iteka kandi abe maso. Muri iyi minsi abantu benshi
ntabwo bakiri guharanira kubatizwa mu mwuka wera, kandi umwuka wera nicyo kimenyetso cyerekana ko Imana yamaze kukumenya, kuko iyo ubatijwe umwuka wera ubuzwi n'Imana. Yesu we naza ngo ikintu kizabaho abari maso nibo bazayimenya. Ukuzi ngo hari ijambo riri muri Bibiliya tubwira ngo ukuzi ngo ibisiga bimenya aho intumbi ziri, ngo ni nako ngo tuzamenya ngo Yesu ngageze aha ngaha, ngo duhite tuguka tumusanganire. N'ubu utafite umwuka wera uzagenda gute? Uzabimenyeshwa n'iki? Kandi abantu mukunda gusenga cyangwa se mukunda kuba wenda mwabakonegite n'Imana, ndibaza umwe ari mu mwuka undi nawe ari mu mwuka, abo bantu ibyo umwe avuga undi aba ari kubyumva, ariko wowe utari mu mwuka ntiwabasha kubyumva, kirazira, kuko ntabwo uri konegite nabo, nta nubwo uri konegite n'Imana. Ariko uri konegite n'Imana ahita, cyangwa se ufite umwuka wera ahita yumva icyo mugenzi wiwe ari kumva. Baba bafite ahantu bari kuba konegite ku buryo ibyo umwe ari kuvuga mu ndimi undi nawe abimenya. Niyo ubuhanuzi bugiye kumanuka, umuntu uri mu mwuka bya nyabyo aba ari kubyumva. Niyo mpamvu rero umunsi wo kuza kwa Kristo, uzaba ari mu mwuka niwe uzabimenya. Umwuka azamuzamubwira ati twagiye, urusingano rumwe, ubone baragurutse neza neza baragusize. Imana tugire neza rero, musengeshe umwuka iteka, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Musengeshe umwuka iteka, Imana itugirire neza. Kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose, kandi nanjye munsabire mwabwe kuvuga shizamanga uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza. Imana itugire neza. Ni naho twari twagereje dusoma mbere. Pawulo yaravuze ngo ubwo imeze gutyo ngo nawe bamusabire. Ni ukuri nanjye rata munsabire, ibyo Pawulo yavuze nanjye nabibabwira, kugira ngo nanjye nimbwira abantu ubutumwa bwiza, nimbumbura akanwa mbwira abantu ubutumwa bwiza. Kuko abantu benshi baravuga ariko ntabwo bavuga bimwe. Abantu benshi baravuga ko ibyo bavuga si byiza, abantu bose baravuga ariko ibyo bavuga ntabwo bifasha abantu. Ubwo rero ngewe icyo basabye munsabire nanjye, ninjya ngira mbumbura umunwa wanjye njye mvuga ibyafasha abantu, ibyagirira abantu umumaro, ibyo abantu bakungukiramo, ibyabasha kugeza abantu ku musaraba mbese wa Kristo, kugira ngo nawe bamenye ubwiru bw'Imana. Imana itugirire neza. Umakanya Yesu nze nkwegere, kuko naniriwe muri iyi si, ndetse no mu gihe cy'intambara, ntabwo mwami ujya umpa amahoro. Umakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Umakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije kuba mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Imana itugire neza. Imana ibahe imbaraga, amavuta n'umwuka wawe ndetse no kwaguka. Nicyo nabifuriza muri iyi minsi ya none. Bisigaye bigoye kandi bisigaye biruhije, ariko uri kumwe n'umwuka wera ntacyo ubura. Uri kumwe n'umwuka wera ntacyo akena. Uri kumwe n'umwuka wera abasha kugera kuri byinshi, kandi abasha kumukomeza muri urugendo. Niyo yagera mu gihanda bwihebe, umwuka wera aramusanga akamubwira ati ejo bimeze neza, ejo bizoroha, ejo bizagenda neza, ejo uzaba wakize, ibintu nk'ibyo, kuko umwuka wera niwe ubasha kudufasha mu rugendo. Imana itugirire neza. Nahabwiye ngo ni gute ese ibyiza ari ukumenywa n'abantu no kumenywa n'Imana? Ni ibihe biri profit
kurusha ibindi. Nasanze icyiza ari ukumenywa n'Imana kurusha uko wamenywa n'abantu. Kandi nasanze ngewe aho kugira ngo umenywe n'abantu waharanira kumenywa n'Imana, kuko Imana yo yakumenye ikumenyesha n'abantu bikaba byiza. Ariko umuntu yakumenya ntagire ikintu akumarira, umuntu yakumenya ntagire ikintu agufasha kandi akuzi, ukaba wagira icyo wifuza ariko ntagire ikintu akumarira. Ariko Imana yo yakumenye ibasha gusanga ba bandi babuze umutekano, bikarangira bagufashije, bikarangira Imana itumye hari icyo bawukorera nabo ubwabo batikoresheje, ahubwo bakoreshejwe n'Imana. Imana itugirire neza. Ikiganiro cy'uyu munsi cyari cyo ngicyo. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha imbaraga, kandi ibahe kubigumamo. Buri wese atera intambwe kandi akomeze kuba maso kugira ngo iyi nzira turimo irimo ubunyerere tubashe kugira ahandi hantu tugera. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ubwo ngubwo karagaciyeho naho ubutaha. Murakoze.